Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yikomye Trump watitije ibihugu bigize NATO. Ndazagaruka ku makuru agiye atandukanye yaba ari ayavuga mu karere hirya no hino ku isi, ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo. Tuzagaruka ku byinshi bigiye bitandukanye, tunyarukiye hano higa muri Kongo. Rero amwe mu makuru ukwiye kumenya nuko M23 ikunze guhakana ko itazigera cyangwa idarajwe ishinga no gufata umujyi wa Goma. Nyamara abakurikirana na politike hafi yaba ariyo muri Kongo ndetse no mu karere bakavuga ko rwose urebye imirwanire irimo kubera hariya muri Kongo na yakasamutwe, aho benshi bakomeje kuhatikirira. Bivugwa ko nyamara M23 nubwo idakunze kubivuga, ariko bisa n'ibyemezwa neza n'abakurikirana politike hafi ko irimo irashaka gufata umujyi wa Goma. Nyamara M23 yakunze kubihakana, kandi Perezida Felix Tshisekedi nawe yongeye kugaruka cyangwa avuga ko nibaramuka bafashe umujyi wa Goma cyangwa isasu riguye mu mujyi wa Goma nk'uko yakunze kubivuga cyane, ko ngo azahita atera u Rwanda n'ibindi bigiye bivugwa bigiye bitandukanye. Ibyo bintu bikagumya gutera abantu ubwoba hirya no hino muri izo mpande zikomeje gushyamirana nyine. Kandi nanone umuyobozi hariya witwa Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo nyine, akaba avuga ko nawe byanga byakunda barimo gukora igishoboka Fardc nyine igisirikare cya Kongo ngo habihagaruka umutekano hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ni byinshi bigiye bitandukanye bigiye bivuga, yaba ari intambara yo muri Kongo, ariko wayivugayo M23 ukuntu irimo irarwana inkundura, ndetse na Fardc na SADC ikaba yarakomeje nayo kubyinjiramo, abarundi nabo bakaba bakomeje gufatanya na Fardc nyine. Ibintu ntago bikomeje kubera neza, n'iby'intambara nyine ni byinshi bigiye bitandukanye bugende ngarukaho. Reka tunyarukire rero yaba ari hariya muri Israel, naho birimo kuvugwa ko byanga byakunda harimo bamwe mu bari bafashwe n'umutwe wa Hamas b'abanya-Israel nyine, ngo bamaje kuba barekurwa cyangwa babohozwa. Mbega igisirikare cyo muri Israel kikaba cyaramashije kuba cyabakiza, ariko ngo byari bikomeye cyane, barwanye ijoro ryose kugira ngo babe babasha kugiramo bake babasha mbega abasirikare ba Israel babashe kuba bababona ngo babagereho babakure muri uwo mutwe wa Hamas, nk'uko bakunze kuba ari umutwe w'iterabwoba. Ibyo nibivuga nyine bigiye bitandukanye. Nyamara Hamas nayo ikaba ikomeje gusaba Israel agahenge, kuko ngo bagabanya kurwana bakajya ndetse no mu biganiro. Ibintu rwose Minisitiri w'Intebe Netanyahu adakunze gukozwa, Benjamin, akunda kuvuga ko rwose ibintu byo kuganira n'umutwe wa Hamas n'abarwanyi bawo bitarimo ngo intambara izahagarare. Tukanyarukira rero hariya muri Ukraine ndetse n'Uburusiya, nabwo bikomeje kwaka umuriro, aho bigaragara nk'uko ngiye kubigarukaho ninjira mu nkuru neza. Nitwa twerekeje muri Amerika, aho niho usanga Joe Biden ahangana na Trump agaragaza ko yibereye ku gice cya Putin cyangwa ashyigikiye Perezida Putin w'Uburusiya. Nyamara Joe Biden we akagaragaza ko byaba ari ikibazo gikomeye cyane umuntu wabaye perezida wa Amerika kuba yashyigikira umwanzi ukomeye cyane Putin w'Uburusiya. Ibintu bitumvikana neza ndetse bitemezwa. Iki gice kikaba ari gihita kitwinjiza neza mu birimo kubera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joe Biden akomeje guterana amagambo no guhangana bikomeye cyane n'uwahoze ari Perezida Trump, akaba ari nyine yaranamusimbuye. Ibintu bikaba bitameze neza, aho bikomeje kumvikana ko amatora agiye kuba muri uyu mwaka bizaba umuriro urimo kwaka nyine, biramutse koko bigenze nk'uko Trump abivuga. Umuyobozi utavugaho rumwe nyine wayoboye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Joe Biden ukunze guhangana na Perezida w'Uburusiya. Ibi rero bigaragara gute? Reka nkujyane ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mbere ko twinjira muri inkuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twitwa Rwanda Daily News. Njye nitwa Emmanuel, nizere ko wakoze subscribe ukajya ushyiraho like, mugaduha n'ibitekerezo kujya tujye tubana umunsi ku wundi, kugira ngo rero ibintu bijye bigenda neza. Mujye mwibuka gukora subscribe, ubundi tujye tubana amakuru abagezweho hirya no hino, yaba ari mu karere no hirya no hino bijye bikugeraho. Reka rero nkwinjize neza. Reka tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turebe neza akantu ko kandi ihangana rikomeye cyane hagati ya Perezida Joe Biden wa Amerika uriho ubu ngubu ukomeje kwikoma Trump watitije ibihugu bigize NATO. Bimeze bite rero? Reka twinjire mu nkuru neza. Biravuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Joe Biden yikomye Donald Trump yasimbuye ku butegetsi uherutse kuvuga ko naramuka yongeye gutorwa azabangamira ibihugu bigize NATO bidatanga umusanzu uko bikwiye. Bimeze gute rero? Trump aherutse kuvuga ko niyongera gutorerwa kuyobora Amerika mu matora ateganijwe muri uyu mwaka azihutira gushishikariza Uburusiya gutera igihugu cyose kiri mu muryango w'ubutabarane wa NATO kidatanga imisanzu yacyo uko bikwiye. Ibi bintu abantu bakomeza neza guhita bagaragaza ko Trump yaba arimo gukorana cyangwa yumvikana neza cyangwa aca amarenga ko azahita ashyigikira Perezida Putin w'Uburusiya, kuko bigaragara ko azaba ameze nk'urimo gukura itafari ku muryango wa NATO, nk'uko bizwi ko umuntu wese cyangwa igihugu cyose cyatera igihugu kimwe kiri mu muryango wa NATO nyine w'ubutabarane, ubwo azahita umuriro awubona uvuye mu gisirikare n'umutekano wa NATO. Ibyo bihugu byose biri mu muryango wa NATO bikaba byahita bitera uwaba ateye igihugu kimwe mu muryango wa NATO. Ibi bikagaragara neza ko izo arizo zimwe mu mpamvu zaba zarasunikiye Putin mu ntambara imaze igihe kirekire rwose kitari gito nk'uko byakunze kuvuga, nk'uko yakunda kuba azahita yirangiza. Ariko bigaragara ko ngo bimwe mu byasunikiye ubu intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine ngo ni uko buriya Ukraine yari ifite gahunda yo guhita yigira mu muryango wa NATO. Ubwo nyine Uburusiya nabwo bukabona NATO ari nk'umwanzi cyane ukomeye, kuko nyine NATO isa na ibigaragara ko iyobowe na Amerika nyine, bikagaragara ko Uburusiya buzirana na Amerika, bikagaragara ko umwanzi aba arimo asatira imipaka cyangwa imbibi nyine z'Uburusiya, bikaba nyine ngo Ukraine yaba irimo imeze nk'aho icumbikiye umwanzi nyine, nk'uko waba ufite ngo umuturanyi, ariko umuturanyi agacumbikira umwanzi, uwo mwanzi akaba yenda yakora imbura isano isanga. Ubwo rero ikigaragara ko Uburusiya nabwo bwese butera iriya nyine Ukraine itarinjira muri uyu muryango wa NATO, ibintu bikaba bikomeza guhindura isura nyine. Trump avuga ko Amerika imeze nk'ibihomberamo, kuko ariyo yihutira gutanga umusanzu n'ibindi bikenewe muri NATO ngo uwo muryango uhorane ubwirinzi bugezweho. Ibindi bihugu byigaramiye n'ibyo yakunze kwivugira uyu Trump nyine. Ibigaragara kandi koko birazwi neza abakurikira amakuru ajyanye n'uyu muryango wa NATO, Amerika ishoramo amafaranga akayabo menshi cyane kugira ngo uyu muryango ube wabasha kuba ugira igisirikare gikomeye cyane, ngo bikavuga ko biba bimeze nk'igikangisho yifashisha kugira ngo umwanzi wese wa Amerika azabona ko azibeshya agatera igihugu kimwe muri ibi, umuriro uzahita umubona, ibihugu byose bizamuzaho, umuriro ugahita umwaka kakamubona koko. Ibi bintu rero ngo bikaba bituma Amerika yaba ishoramo agatubutse cyane kugira ngo uyu muryango ugire imbaraga zikomeye, yaba ari mu rwego rwa gisirikare, yaba ari mu rwego rw'ubukungu n'ibindi bigiye bitandukanye nyine. Amerika ikaba yakomeza kuyoboza isi ngw'inkoni y'icyuma, niko mwakunze kuvuga nyine bakurikirana ibya politike. Ahangaha rero niho uhita ukomeza kubona ko Biden we yatangaje iki rero noneho hano. Yatangaje ko Biden yavuze ko amagambo ya Trump ateye isoni kandi ababaje. Yabivuze kuri uyu wa kabiri ubwo Sena yemezaga ko inkunga ya miliyari 95 z'idolari zo gufasha ibihugu by'inshuti za Amerika. Amafaranga rwose ntabwo ari make, miliyari 95 zose mu bitekerezeho, amafaranga menshi cyane. Amerika ibi byose bakaba bamwe bakunda kuvuga ngo ngera bikoresha kugira ngo ikomeze kuyobora isi nyine, ikivuze kijyane nk'uko biba bigaragara, amafaranga menshi cyane. Trump we ibintu aba atarimo kozwa rimwe na rimwe akunda kugira imyumvire itandukanye niyo abandi bayobozi bose babayeho bayoboye Amerika. Biden akomeza avuga gute rero? Biden yavuze ko kunanirwa kwemeza iyo nkunga byaba bisa no guha urwaho Putin w'Uburusiya. Perezida Biden bikunze kugaragara cyane, ariwe perezida nyine wa Amerika ubu bikunze kugaragara cyane ko adacana uwakana perezida w'Uburusiya. Byakunze kugarukaho, ntabwo ngiye kubigarukaho, ibi ngibi ni ibintu bizwi
kandi no mu Burusiya biragaragara nyine ubundi abakurikira ibya politike neza yaba ariyo muri Amerika ndetse n'iy'Uburusiya bavuga ko neza Uburusiya burimo bwaba buhanganiye na Amerika hariya muri Ukraine, kuko ibigaragara iyo barebye ubuhangange n'ubukakare n'ubwishongore cyangwa imbaraga Perezida Putin w'Uburusiya yaba afite n'imbaraga afite, yaba ari mu rwego rwa gisirikare n'ibindi n'ubukungu, bavugaga ko intambara izahita irangira, ariko na n'ubu ngubu intambara iracyahari. Ibintu bigaragara neza ko abantu bamwe bavuga ati dukurikije ukuntu tuba tubibona n'amakuru tuba tugenda dukurikirana n'ubuhanga cyangwa n'amakuru tuba twashatse, bigaragara ko neza Biden ari we uyoboye nyine Amerika. Bigaragara ko ngo Uburusiya bwaba burimo kurwana intambara ikomeye cyane hariya muri Ukraine, nyamara Amerika nayo ikavuga ko idahari, ubwo irimo irafasha Ukraine kugira ngo irinde ubutaka bwayo n'ubusugire. Ibintu bitavugwaho rumwe. Abantu benshi kuva iyi ntambara yatangira kugeza na n'isaha ndimo kukubabwira amakuru ubu ngubu, kandi koko birazwi ko Amerika n'Uburusiya bidacana uwaka, ariko nyine nk'uko byakunze kuvugwa Putin nawe ntiyigura, nta nubwo yihonga ku uwo ari we wese, yiteguye guhangana apfa kuba aharanira inyungu ndetse zaba ari iz'abaturage ndetse n'iz'igihugu cy'Uburusiya, nyamara n'Abanyamerika baba baharanira inyungu zabo. Reka tubitege amaso uko bizarangira. Reka twikomereze rero. Yavuze ko ibyo Trump yavuze byo guteza Uburusiya igihugu kidatanga imisanzu muri NATO ari nk'ikimwaro, kuko ahita yivugira mu magambo ye neza cyane ati nta wundi perezida wa Amerika wigeze yunamira umunyagitugu wo mu Burusiya. Ubwo yavugaga Perezida Putin nyine, mbega asa n'uvuga ati Trump aramutse ayoboye Amerika, imbega ubwo ngo yajya acinya inkoro cyangwa yahita yunga neza cyangwa akihuza na perezida w'Uburusiya, ibintu byaba bitunguye isi bitigeze bibaho nk'uko bigaragara, ahubwo bakunze guhangana cyane, yaba ari gusa bikagaragara ko babarwanira hanze y'Uburusiya ndetse bakarwana no hanze ya Amerika, ubwo ni muri Ukraine nyine. Nibyo byakunze kuvuga cyane, ariko ibyo si byo turaje ishinga, twebwe no gutegereza tukamenya uko ibintu bizarangira, ni ukujya tubaha amakuru akantu ko kandi nyine. Ibirori bikaba bigaragara ko Trump aramutse abaye yongeye kuba perezida wa Amerika, yahita yibera umwe inshuti magara na perezida w'Uburusiya. Ibintu bivuga ko niba koko kereka niba ari ka gakino ko muri politiki nk'uko ngo ni political games, bibaye koko ari ibya nyabyo akomeje atabeshya, Uburusiya na Amerika, Trump abaye perezida bahita bibera umwe bakibera inshuti nyine. Ibintu ariko abantu bakunda kuvuga bati reka buriya ababeshya ni ukwijijisha, nyamara wenda basanga ari byo ntawamenya. Reka tubitege amaso turebe niba koko Trump azaba perezida agakora nk'uko abisezeranya abanyamerika ndetse n'isi nyine muri rusange, cyangwa koko niba ari Biden uzaza, cyangwa hakaba hagira undi waza nyine tukabona ayoboye Amerika. No gutegereza tukazareba uko bizagenda bimeze bite rero. Reka nkukomereze inkuru. Yagize ati reka mbivuge nemye, nta na rimwe nzabikora, biteye isoni n'ishyano, ntabwo bikwiriye umunyamerika. Ubwo yarimo anenga cyane yifatira ku gahanga Trump nyine, kandi n'undi birazwi ko Trump yigira ibitekerezo bye, umukire umuherwe utari pfana rwose, umunyapolitiki ukomeye cyane ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo yoroshye, ndetse na Biden nawe arakomeye cyane. Bigaragarira kuba ari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza, Trump yavuze uburyo umwe mu bayobozi b'igihugu kimwe cyo muri NATO yamubajije ikizababaho nibatishyura neza iyi misanzu. Trump amusubiza ko Amerika itazabatabara. Ibi nabyo abantu babifashe nk'ibintu bitangaje cyane, byatunguye isi na bamwe rusange, yaba ari abo muri Amerika ndetse no hirya no hino ku isi. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo Amerika izahita itera umugongo igihugu kimwe mu bya NATO nikiba gitewe kidatanga umusanzu. Abantu kandi mwibuke ko neza uyu muryango wa NATO n'ubundi washinzwe kugira ngo igihugu kizaba kiri muri uyu muryango nikiramuka gitewe n'umwanzi uwo ari we wese cyane ikindi gihugu, ubwo nyine bizaba bivuze ko umuntu ateye NATO yose, ubwo nyine ni uguhita akakubona umuriro bakawukwatsaho ibihugu byose biri mu muryango wa NATO, bigahita bitera icyo gihugu kizaba giteye kimwe muri ibyo bizaba biri mu muryango wa NATO. Ibi neza bikaba ari byo bivugwa ko
byagaragara zimwe mu mpamvu nk'uko nabikubwiye haruguru ko ariyo mpamvu mbega Uburusiya burimo kurwanira inkundura hariya muri Ukraine budashaka ko Ukraine yakora ikosa ngo yinjire mu muryango wa NATO, kuko iyo yibeshye ikinjiramo ubwo byari guhita bigorana cyane, kuko Uburusiya bwibeshya bugahita butera Ukraine bwari kuba buteye NATO yose. Ubwo urabyumva nyine Amerika n'inshuti zabo bigahita bitera Uburusiya, bigahita ibintu biba bibi cyane, byari kuvamo ngo intambara ya gatatu y'isi nk'uko bakunze kubigarukaho benshi bagiye batandukanye. Ubwo rero nyine bagahita bavuga ko neza byaba ari ikibazo gikomeye cyane, yaba ari kuri Amerika n'inshuti zabo. Nyamara Trump we nuko abyumva. Biden perezida wa Amerika uriho ndetse ubu ngubu we yatangaje iki rero? Biden we yavuze ko igihe cyose akiri perezida igihugu cyose kigize NATO kizaterwa azagitabara. Urumva bafite imyumvire itandukanye cyane, harimo guhangana gukomeye. Umwe yemeje ikintu undi aragihakana. Ibi bintu se bizarangira gute? Reka tubitega amaso turebe ibizava muri ayo matora nyine ya Amerika. Azajya duha neza neza icyerekezo n'umurongo Amerika izayiterekezamo, niba koko ibyo Trump arimo kuvuga niba ari ukuri, niba koko azahita yifatira agatoki nyine akiyegereza perezida w'Uburusiya Putin, cyangwa se koko niba nazahita amutera umugongo ari amacenga muri politiki agahita amwihakana. Nyamara nuko bimeze, Biden we ubwo nyine yamaramaje gufasha igihugu icyo ari cyo cyose kiri mu muryango wa NATO. Nyamara igihe kabone nubwo kitaba gitanga nyine umusanzu cyangwa gishyigikira ibyo bikorwa bya NATO nyine mu bijyanye no gushoramo agafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko nakubwiye. Nyamara Trump we wakaba yifatira ko gahanga buri gihugu icyo ari cyo cyose kizibeshya ntigitange umusanzu nk'uko bikwiye. Mbega ubwo nyine wazabona ko ari ikibazo, kandi nk'uko koko Trump azi ibintu bya business, we ni umunyamafaranga, nta kintu waza umubwira ibya business arabimenyereye. Nyamara nubwo Uburusiya nabwo butiteguye kuba bwamanika amaboko, ndetse amakuru mba nakurikiye neza aturuka mu gikari no hirya no hino, yaba ari kuri iyi mihanda ndetse n'ubushakashatsi twakoze, ngo nuko buriya ngo ikigaragara cyo buriya ngo bizashyira bigaragare buriya nibikomeza ngo buriya wasanga Uburusiya bushobora kuba bwihishe inyuma y'umutwe wa Hamas. Nyamara ngo Amerika nayo ikabiri inyuma na Israel. Ubwo nyine bikaba bigaragara ko nyine ubwo Amerika yabirimo, niba koko ibintu kuvuga ari ukuri, ubwo Amerika yabirimo kwatsa umuriro ku Burusiya, ariko bitarwanira nyine mu bihugu byabo nyine ubwo bihanganiye muri Israel na hariya ku butaka bwa Palestine. Nyine ibintu bikomeza gukura, andi makimbirane nabyo tuzajya tubigarukaho. Aya ni amakuru ahora agaruka kandi meza utasanga ahandi. Njye nitwa Nsabimana Emmanuel, narindi kuri channel nyine yacu twitwa Rwanda Daily News. Nizere ko wakoze subscribe, niba utarabikora nyamuneka bikore, tujye tubana umunsi ku wundi. Kora like, share na comment, ntucikwe. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Ciao ciao, naho ubutaha, bye bye.